Ndi papa sava. Umva nyine nuko byagenze. Niyo mpamvu sigaye ubona hari ukuntu nyine. So yinde byo nabona ko ari ikintu cyahindutse. Shaka kora cyo usigaye sogera amapantaro abiri imwe y'umukara n'indi y'umukara sawa nawe. Oya. None usimo meze neza usigaye indira isuko sinzi nzabakoresha. Mbabarira meze n'inyanda. Nawe mbese usigaye ubibona. Nisi mwanye sanga sheri. Shaka kubera akazi, amasaha bakiri mu kazi ako mu kanya mu masaha yine n'igice gutyo nibwo twavuye niko turi buvuga. Niyo mpamvu uri kubona nyine natangiye gushaka. Sai ntubibona. Abandi bana ko siko nkaho ngomba bakure. Ngiye buramva abara abanyagwa barananiye. Burya ndagerageza. Uzi none wamagaye. Allo none se ati cyakora cyafite igihumbi. Akanyereza igihumbi kidafite. Cyane cy'amanyarwanda cyangwa cy'amadolari. Cy'amadolari. Abose baracyabaho. Mama wasuga umuntu wo mu diaspora yakohereza umuntu. Igihumbi none akoresha ni what remit bino nk'ibyo. Nibyakoresha akagwa nk'igihumbi cyonyine imbere n'inyuma. Kidafite nayo gukata none. Oye ninyati. Cyo koze ntabwo ndi buguseka kuko nanjye mbere yuko nkura n'uyunguye umva nahuraga na zakavaga babandi nyine birirwa banyahagiza bamvugisha amagambo bo kuvuga gusa. Nimba wagira. No nimba nakazi bagira bo. Twahuraga turi kuri chat usanga he bite wari wambwiye ati nyine ndarwaye ndashaka kujya kwa muganga ngo yo ngo Paul rwa rubiki akazongera kukubica nyuma y'icumwe yakubaza ngo warakize se man we ngayibaza nani kintu nabikoze ngenda byukuri ari gihe bajya gumbipa nka gatatu musi y'umwana hamwe nitagira ubiki nasuribuka uburyo najyaga njya kuri WhatsApp ngiye muri bisi kuri wifi ya bisi nibwo najyaga njya online naho ubundi rakada ngayo nguko umva waragoye koza nyine uyu nguyu umva mbese umutima wanjye waratuje ni wa muntu waje aturisha umutima wanjye nuboneze neza ndamufite hano gutya mbese iyo mvuze ngo ntararangiza no gukora kwitsamura gato ambwiye ngo urakire kibono numva mbese nicira handi kubita ntabwo nabyemera ngewe mfasha mbese turi inshuti turi inshuti ariko mbabarahawe rwose umva ahubwo kamubwire reka mpamagara umuntu nishure ko amasaha arimo aragenda mu kanya atampamagara tukira kubwi dushaka kumamagara kandi yamamagaye rimwe kabiri atuma nanzukana ngubu nawe nari ibintu byose neza neza fafa kamubwire ikintu cyitwa amafaranga kuko imana cyakemutse kwa Christine cyane rwose nese ni makuru mu mwasenze mutemizwe twe umva ngiye ndavuga sa abantu bite umva nanubwiye umuntu byaguye kugira ngo duhuze ntabwo byaguye pe nagiye kwambara nyanditse ngo ndumufana wawe muri papa sava byatangiye gutya ariko nyine ndakubwiye ngo meze neza umva Serive yego oya twari duhamagaye wa muhungu wadusavinze ngazi tumubwire oya nta kibazo regasi yari iwawe wagize ibyo byubahiro byose nanjye ndaserive okay wambwiye akaduha fagitire yego fagitire uyu se ntabwo tumwongera uyaragiye akagenda cyari hano gusa bitanyizana nkibona bicyuzuye ra cyangwa yizane kuko ngiye kuba bize ho gato nshaka kumaramo iyi ngiyi mitagenda okay akamura cyagakoresha oya twarangije bagatwaza uri kumva none rero reka wereke ngiye kukoherereza telefone none utajya muri salo nasaga nabyata dada bapfa basi kumanagura babona none reka mbigumya koherereze urebe ukuntu nimba bitujya muri salo nimba uzagura gasakoshi nakoreza amafaranga nayo yibuke okay nakibazo mba amafaranga uko ndayafite ntukagire ikibazo washaka amayinite washaka icyo cyose uzajya umbwira yigosha hanyuma reka koherereze dore yatangiye kumpamagara noneho kugira ngo ntamuhamagara nanjye ngasanga yasubiye muri ofisi reka koherereze ubwo urashaka ukuntu wigenza turaza gusubira sibyo okay jamanga nani na kabiri nyibutsa nimero yawe okay yishira kuyoherereza pin yanjye se suyise shabanji wamishe tako none kugira ngo byemere iyoherereza yo shaka yose amafaranga yari Leta pata dada sakoshi wanyemereye amafaranga ariho bigira ikibazo siwe wavuze ngo amafaranga kuri nge ninda kumutende shasheri merci beaucoup nukuri randemeye ngevera mara gushima utwe nkoresha inzara urambuye akurisha yanjye nacyo sheri
bye. Merci. Tuzavugana sibyo? Sawa shushu. Manda mwiza. Yego. Mana we. Yamamagaye kabiri kose none sinzi ko ndi bumubona. Allô? Chérie, ça va? Igosha, sorry. Warumbuze nari ngiye kuri toilet gatoya nyisize muri salon niyo mpamvu. Bitese shana ngukumbuye cyane. Ego. Oya. Reka nkubwire amasaha abiri kuri njyewe ambera nk'iminsi 2 tutavuganye. Oya. Shashu kuri ndawukumbuye cyane. Sinzi uburyo nyine nabikubwira ngo byumve. Ego chérie. Ibyo byo nawe urabizi ndagukunda cyane. Umva mbese udahari nanjye sinzi ko nabaho. Good is oya. Okay basi kambwira kubikubwira numva nyine utabyumva nkuko nabikubwira turi kumwe. Wowe tugiruze ibyo ngibyo y'urugumbazi urukundo rwanjye uzarubona nzarukwereka mbese mba numva tuzatumeze nk'abantu bari mu isi ya twenyine. Yego. Okay, merci. Merci beaucoup. C'est que qu'on est sonne bolir. Et parce que qu'on est sonne ni chaim jeni. Gose na mo turi kumwe. Aha. Are you sure? Oh wow, thank you baby. Thank you. Oyasha nagushaka kumva ukuntu ndi umunyamahirwe. Byonyine kuba nyine wicara ugatekereza ikintu nkeneye. Sinzi nyine mba numva bindenze ko umuntu aba yaramenyereye guhura n'abantu cyangwa kubana n'abantu bategereza ko umuntu avuga ariko shabu none wowe sinzi urantekerereza icyo nkeneye. Nyine hari ukuntu njya ngutekereza nanjye nkumva birandenze. Gusa merci beaucoup. Egg. Ya nagari byinshi ndetse ko nk'ubu ngubu nyine turi mu bihe by'amashuri so wenda ikintu gishobora kuba kingora cyane ni déplacement. Yego shakera amabisi okay nakabaye nega bisi ariko amabisi ushobora guhagarara ku muhanda isaha yose. Yego nzamushaka kuzamwishura. Wow cher merci. Ego hari umushitange ufite taxi voiture ndaza kumuhamagara noneho tuzajya mwishaka ku kwezi. Merci mva noneho simbizi. Ego yego urumva uretse icyo cya déplacement rimwe na rimwe nyine hari ukuntu ibisuko bisaza nkabura amafaranga yo kujya muri salon kuko none ubu ngubu ibyo mfite byo bimaze igihe siko bimaranye amezi 4. Ego nese nyine nta kundi nta WhatsApp mfite yanza kuba mfite WhatsApp nyine nari
ndakwereka ndabizi sheri ndabizi sibyo ndabizi ko ntacyo nakuburana 12 ni nkunda wow sheri merci ubu nawe ngiye gutunga iPhone 12 wow cyakoze Imana izaguha umugisha kuko nta kintu utamuriye ego shashewe ni ukuri urakoze cyane oya gusa nyengeye ikintu nshaka kugusaba ako nyine mbabarire sibyo sange se ndanyamubwira nyine icyo nyeneye noneho turebe igikenewe kurusha ikindi tuba aricyo dukora mbere nyine okay kanace kambikubwiye uraza urumva nyine urambwira icyo twakora mbere y'ikindi cyangwa igishoboka nyine urumva muri ya boutique yanjye nyine biragenda pe boutique iragenda nta kibazo ariko hari utuntu tumwe na tumwe bajya bansaba ngatubura ni ukuri umboneye nk'ibihumbi 300 nkabyongera noneho karitsiye yose nayifata mu biganza byanjye nta mukiriya wazongera kuncika ngo hari icyo yabuze yego sheri merci nta kibazo nzakwibutsa oya nzabyuka ukwezi ndi gushira nzakwibutsa okay nta kibazo shasheri ubwo uzi noneho ibintu byambayeho umva ntabwo wabyumva nyine uzi ya gaze nimeruka kugura ejo mususwa nari nakubwiye ngo hari gaze nari nazanye yindi wapi nari mfite iyishiga rimwe ndangije nyine cyagiye umpaye ya mafaranga ndayigurisha ngura iyindi nyine y'amashyiga kugira ngo ijye mfasha aho nyine nyumvire nawe hari ukuntu nyine nimba ari ubuturage nimba ari ubusimbizi ubwo nyine ejo nimugoroba ngo mu rugo haje umushyitsi ntari aje kundeba wa mukobwa wanjye ajya kumutekera icyayi arangije aracana ku ishyiga ako ntiyacana yacanye ku icupa ntiyacana ku ishyiga sinzi ukuntu yateretseho isafuriya irimo amata agiye gucana biba biratombotse umva mana yanjye we ni Imana yahagobotse yonyine ubundi twari dushize twari duhiye sheri yabampamagaye bambwira ngo iwanjye byari bicitse umushyitsi wese umamagara yego shasheri nyine ndashaka uzangurire ya yindi nyine iba ifite ukuntu bayikontorora naba ndi mu rugo cyangwa ntari mu rugo nkaba nshaka kuyikontorora noneho hari n'ukuntu iyo igiye guturika yo isinyara ku buryo umukozi nashaka kubibona nanjye ntari mu rugo nkaba namuhamagara ko uri connecta na telefone yego urakoze merci Shabona ukuri nkunda ukuntu nyine uhita unyumva cyane uranyumva nyine uranyuzuza muri make ubundi umuntu ntagufite nabahonda yego ubwo uracyashidikanya ibyo ngibyo oya ndabyumva aho ngaho ndabyumva nta mpamvu yo gupfusha amafaranga ubusa cyane ko aribwo tukiva korona isa nk'aho ibwo iri kurangiramo kandi noneho urabona n'intambara yo muri Ukraine nayo niyoroshye ndabyumva ni ugukoresha amafaranga gake ubwo rero wareba icyo wamfasha muri ibyo ngibyo noneho wenda ibyo byo kuzangura imyenda nabyora ko imyenda mfite yo kujyana ku ishuri irahagije imyenda nazaba nyigura nyuma
nibyo nyine erega nzi ubwenge njye sobona ndi umwana yego nese ubundi nayambarira ndi nta n'impamvu ubona akabaye nambarira neza ntago hari yego ubwo nyine niyo mpamvu nawe nuza kubera ko nyine ari we ntegereje kwambarira neza uzanzanira imyenda sibyo kandi aho ngaho hari imyenda myiza ya karite ya mbere chérie chérie njye ntabwo njya mu nzoga ntabwo njya mu nzoga kabisa oyasha uzi yuko inzoga zo zarananiye pe uzi ko niyo nshyize mu gafuniko urana ufashe imiti y'abana ugasukamo gake mera nabi mpita ndwara ikirunguriro zarananiye aya inzoga byo ntabwo ari utuntu twanjye oya iyi ndi kunywa ariko ndi kunywa amata araryoshye iyo wari uhaye nyine wakiza tukayasangira kihangane uyu munsi rero niriwe mu rugo niriwe mu rugo ndi no kureba televiziyo ntabwo uri kuyumva wayumvise ndi mu cyumba ndi kureba televiziyo harimo katuni yego sheri rero reka nkureke nanjye mu kanya afite abashyitsi bagiye kuza kumusura mbitegure basi ubwo nuza kuva ku kazi turaza kongera tuvugana hari ikibazo bizu mwa cliente funga amaso funga amaso ugende bite ariko si yowera funga amaso ngo ntabwo uri kureba ntabwo ndi kukureba bakiruka ngiye gutya komeza urebe surprise apeti uyu se wageze hano ibiki se mu rugo agusundiye ko twavugana kumbwira ko uri hanze utari mu Rwanda ugeze hano gute ni nkuko nanjye n'ubumbwira kuri wanyu mu gitanda kandi mbona urambirije mu tubari turimo n'amaroje we akubundi umuhungu nkamwe mwabaye muti ndakwiyamye wa muhungu uzabaza uperereze dore ndeba ikidomange ngicyaho ngaho ntago ngenda ncobokana n'ubuhungu nkamwe bw'ububwa mwirirwa mugenza abantu sinzi yicaye aha sinzi aha sinzi aryamye aha sinzi akandagiye aha we kuva uyu munsi yana nabikubwiye ntabwo urukundo rwanjye nawe rwashoboka ndabimenye umva uri kwivunira roho nagira ngo nkumenyeshe ko nimba uri n'uwiyahura wiyahuye wapfuye njye ninde wakubwiye ko nkeneye umugore njye wirirwa umbeshya ko ari kunywa amata kandi mbona ari guhorobya byeri n'ubuzima hariyo wanguriye ya papa naso ni wiyahura ahubwo ari wowe ubusore nkamwe bw'ububwa yanyuze hehe aciye aha harya ngo botikiki ngo botikikira reba umukobwa ngo w'igikwerere ngo ucuruza botikira ngacuruza botiki Kigali ikomeye ngo izamutse ngo no hejuru ngo yaminuye ese ubundi utayuturuka ese ubundi papa sava uyu nguyu uramuzi genziranye nawe ujya
wakweruye n'ubundi ko nimba uruhena mu bakwe wabazutuyemo ukerura umuntu akakuremera iyo butiki ukayitonga urifata ukikira igiti ugakwenkwenuka neza nk'umuntu nk'umurwayi mu mutwe pe kuzutura mu bukwe namwe diaspora mugira uyu nguyu umva di mva muko ntago bavuga igikorera cy'umuko ubwo ni igishongore mva muko uyu usa ntago umuzi uyu ni umwe wirwa ubeshya yuko uri iwanyu nyine uryamye kandi uri hano nyine mu kindi cyumba muri rogi n'ikigabo muri gigi uba ruswa ntabizi mwagiye muvuga ibyo mubaje ugasanga yewe bajya bavuga ngo papa saba ngira amagambo cya kigabo mwari muryamanye muri iki cyumba cyagana hepfo kikamara amasaha 3 ngo mwumvikanye 20 ngo ntugire akagwa 7 uri kuboroga karisiti ndamuvuza se arovuze ugagira amagambo uyu ni mwishwa we erego uyu ni mwishwa ntago wamubeshya mbizi cyangwa mbyumva ibyo uvuga urumva dore kudagadwasa dore uko areba nk'umunnyi wo mwikorosi umunnyi dore ye dodo ngo